umva aya makuru nkuzaniye ewana meza cyane kandi utaruzi. Waruzi yuko umuhanda wa Remera Masaka batangiye kuwukora? Ibyo bisobanuye iki rero? Bivuze yuko uyu munsi abantu barimo kugura inzu i Kanombe barimo gukora deal nziza cyane, kubera ko cya kibazo cya mbutiyaje cyakemutse kandi burundu, kubera ko bagiye gushyiramo imihanda ine. Wabyumvishe neza, ni imihanda ine yose bagiye gukora ivi Remera ikagera i Masaka. None se urabyumva gute? Niba ufite bije yo kugura inzu nziza i Kanombe, sinaguha advice yo kwigurira inzu nziza hano i Kanombe, sibyo bigiye kuba sure deal kurutana mu yandi makaritsiye. Reka nkubwire rero, uyu munsi ndi Kanombe hano hafi, ndetse muri location yo muhanda bagiye gukora ahantu heza cyane. Umuhanda niho uzaca hano hafi gatoya rwose, niho mpisemo kukwereka inzu nziza cyane y'imari. Ni inzu ifite ubuso 480. Ibaze nawe, ni hafi ibibanza bibiri. Wabyumvishe neza, ni ubuso 480. Ibaze nawe iyi nzu ukuntu ari nziza. Iyi nzu nkuzaniye rero irimo iragurishwa, iri ku giciro cya miliyoni 160. Ariko wabonye gate yayo mbere yuko nkwinjizamo, ubonye ko ari inzu nziza iri presentable. Noneho ibi ngibi ubonye icyakwerekamo imbere, mana yanjye, noneho ifite ikintu bita bathroom, ifite salo y'igitangaza iteye ubwoba, nziza cyane rwose, ishimishije. Ni za salo niyo navuga ngo ni salo y'igikoko, ariko ni salo nini cyane, niyo terime nakoreshamo kugira ngo ubyumve. Ni inzu nziza ifite noneho, nitugera noneho ku makaro ewana n'ibindi bindi. Umbabarire tuze kubana, nge tugiye kubana kuri ino nzu. Ni Kigali House. Amazina yanjye nitwa Risa, niyo mazina yanjye bwite. So niba rero ari ubwa mbere ugeze kuri ino YouTube channel, kora subscribe, ubundi ngutembereze muri ino nzu neza, urebe ukuntu ari nziza. Hano hanze urimo urabona ko ari nziza, ariko mo imbere ho ewana ikubye nk'inshuro nke zo ntabara, ni nyinshi cyane. Duhereye hano hanze tuhafite jardin nziza cyane, mwayibonye, igiye iteyeho amatara meza ameze neza cyane. Hanyuma hano kuri uru ruhande tuhafite jardin nini nyine, navuga ko ari nkayo main. Urabona ko ari jardin nziza cyane yo bateyemo utwatsi twiza, irimo kugenda izamuka. Urabona ko nikura izabisa neza cyane. Ariko wabonye iyi nzu nawe urimo urandebera ukuntu ari nziza. Ni inzu nziza cyane, ifite ibyumba 4, dushe na toilette 3. Ni inzu yegereye kaburimbo cyane. Ejo bundi umuhanda wa Remera Masaka nurangira ewana, iyi nzu uzasanga yenda kwikuba kabiri mu giciro. Dufite hano parikingi rero. Parikingi yacu yajyamo nk'imodoka nk'eshanu ziparitse neza. Reka bayizuminge babereke neza ino parikingi uko ingana. Iyi ni parikingi yose, urabona ko ari parikingi nini cyane, yisanzuye kandi ngari rwose. Hanyuma inzu yacu ikindi kintu ifite cyo ntarababwira, ifite rooftop. Ni rooftop igizwe n'ibirahure byiza cyane. Noneho ikindi kintu nakundiye ino nzu, ugeze mu gikari ukareba igikari cyayo ukuntu cyisanzuye. Reka nkubwire rwose, niba ushaka kugura inzu, iyi nzu ntiyagucika. Iri ku giciro cya miliyoni 160 z'amanyarwanda, ukaza ugakorerwa mitasiyo. Iri Kanombe hano hafi neza, navuga ko ari hafi y'ibitaro, navuga ko ari hafi ni hafi ya Legacy. Mbese ni ahantu heza cyane, hegereye ibintu byose by'ingenzi. Iyi nzu yacu rero nk'uko wayibonye hano hanze, ngiye kuyikwinjizamo, nuze gucikwa no kureba ubwiza akantu ku kandi. Ndakwereka bathroom meza, nkwereka amakaro yayo ni meza cyane, nkujyane no kuri rooftop. Aha, mbere yuko rero mbajyana kuri rooftop, mwayibonye ko hano hari stairs zinatwereka urubaraza rwiza cyane. Ariko reka nkubwire, iyi nzu ifite ibintu byinshi biteye amatsiko. Ndakwinginze uze kubana nanjye nkwereke. Reka tubanze tuzamukane nkwereke kuri rooftop, urebe ukuntu ari heza. Ariko hano urimo urahabona ko ya parikingi noneho igaragara neza ko ari nini bihagije. Reka tugende kuri rooftop nkwereke uko bimeze. Aha, tuguhaye ikaze rero kuri rooftop yacu. Ariko wabandi ukabanyirizaho kuri ibi birahure, bakareba ukuntu ari ibirahure byiza cyane, bitanga ubwiza ntagereranwa. Urabona ko ari sawa cyane. Ikindi kintu, iyi rooftop yacu ushobora kuyakiraho nk'abantu 20 cyangwa 25 gutyo, mukaba
mwakora nk'akarori kakagenda neza cyane, mufite nka event urabona ko yagenda neza kuko ifite umwanya wisanzuye mugari. Ikindi kintu ngiye kubereka nitonze, babarira nzumingire ubereke view uba ufite iyo uri kuri no rooftop yacu. Wow, ndebera nawe, iyi ni view yo ufite uri kuri rooftop. Urabona ko utagira ikibazo ngo waguze kadastere ni nk'itaje neza ino rooftop iyo iriho ibyo bibazo biba byakemutse. Tuguhaye ikaze rero kuri balkoni yacu. Ni balkoni nziza cyane imeze neza kandi nayo ngari. Urabona yuko udashaka kwicara kuri rooftop, ino bariko yagufasha kubera yuko wahatera udutebe twinshi ukaba wicaye nabwo medita still ugifite ya view nziza cyane. Ahangaha tuhafite urukuta rwiza cyane rw'amakaro. Urabona ko ari amakaro atanga ubwiza ntagereranwa. Hanyuma hano tukagira urugi rwiza cyane, ariko umuntu ukuntu zino nzugi zitanga ubwiza ntagereranwa. Izi ni inzugi za muvura nziza cyane z'urubaho, kandi ndahita nkomeza nanabaha ikaze muri salo yacu. Wow, ni karibu rero dukomezanye muri bwa bwiza ntagereranwa nababwiye. Ese tukigera hano nimuhita mubona yuko ibyo nababwiraga ari byo. Ndebera nawe ino TV stand. First of all, nzumingira barebe ino TV stand. Iyi nzu mo imbere ni nziza n'inyuma ni nziza. Mbese niba ufite bije ya miliyoni 160 ku nzu nziza nk'iri mu buso 480, urumva ko ari deal nziza nta kwifuriza kunyisinga cyangwa se gucibwa. Hano tuhafite salo nini cyane, kandi no salo ndabibutsa yuko ino ni salo gusa kuko ifite na saramanje yayo iratandukanye. Urabona ko ari ibintu byiza cyane. Hejuru mwabonye ko ari itara ryiza cyane, ikagira plafo ya gypsum ishushanyije neza kandi cyane. Urabona ko ari inzu nziza y'icyitegererezo. Mva mubwire rwose, nuramuka uguze ino nzu umupangayi ndamukwemereye anytime yahita aboneka, kuko iyi nzu nta muntu wayigeraho ashaka nko gukodesha ngo agende atayifashe. Kandi iyi nzu ikindi kintu nakubwira, gukodeshwa nta bikoresho birimo ibiri hagati ya miliyoni cyangwa 800 by'amanyarwanda, ubaye nta bintu bashyizemo, nta furnitures. Iyi ni salo rero ntabwo gitindamo cyane. Hano hafite akadesign keza ushobora kuba wakiramo nk'imitako ukabona ko byaryoha. Abantu basigaye bazi kweditinga muri iki gihe rwose, abantu bashushanya basigaye bazi kweditinga bagakora utuntu twiza cyane. Twakomeje aho duhita tugera kuri salamanje. Ni salamanje nziza cyane, bazuminge babereka amatara ariko hano asa neza. Ariko reka mbabwire, abantu mwubatse kera mwamubona mutazongera mu kubaka cyangwa se mugasenya mu kubaka, bitewe na innovation yaje, bitewe n'ukuntu abantu basigaye barakoze ibintu byiza. Uzi yuko ushobora kwinjira mu nzu nk'iyi ngiyi ukumva wifuje guhita ukongera ukubaka, kandi we nta gihe gishize wubatse kubera ubwiza bwe bifite. Reka twikomereze kari agaciyemo. Hano tuhafite akaravabo keza cyane kuri salamanje. Ni akaravabo k'icyitegererezo. Hano hakaba hakamira nzi keza cyane kandi gasa neza. Ikindi kandi salamanje yacu ni nini, kubera ko niba ufite wenda tebo yajyaho nk'abantu 8 cyangwa 10, urabona ko mushobora gufungura mumeze neza kuko ni hagari cyane. Salamanje z'iki gihe zisigaye ziri open ku gikoni, ibintu bitanga design nziza cyane. Leta nkomeza ku gikoni. Ni igikoni cyiza cyisanzuye kigari kimeze neza. Ujye ugenda ubanyerekera ayo matara, nicyo kintu kiza kubakumbuza ko kongera kubaka cyangwa kuza kugura amazu meza nk'aya ngaya. Nta handi hantu wasanga deals nk'izi ngizi. Niba utarakora subscribe kuri Kigali House, yewe waracikanwe. Abandi rwose bo bari mu bihe byiza cyane bitewe n'ibintu tubafitiye byinshi kandi byiza. Ahangaha tuhafite umwanya wakuka munini uko yabingana kose, urabona ko yajyamo. Hanyuma nanone hano tuhafite fridge, umwanya wa fridge mwiza, iza frigo nini cyane, urabona ko uhagije. Hano nanone tuhafite akaravabo keza cyane, ubona ko nako kameze neza cyane. Mbese muri iki gikoni cyacu nta kintu na kimwe kiburamo, cyujuje ibisabwa byose. Sinasoza kubereka inzu ntaberetse no mu gikari. Ariko reka nkubwire, nubwo mugura inzu, abantu baza bakagura inzu zitandukanye, jya ubanza witegereze ukuntu inzu zirutanwa. Mbabarira undebere nk'iki gikari.
koko ni inzu zingahe zo wasangaho igikari nk'iki ngiki? Ni igikari cyiza cyisanzuye kiri very clean, kandi nakunze ukuntu kiri smart. Urabona ko ari ahantu hari isuku nyinshi ihagije kandi hari umwanya munini. Ubuse tukigera aha ntiwahita ubona ko bwa buso nakubwiraga burimo. Dufite annex nziza cyane ifite igikoni cyo hanze, ni igikoni cyiza cyubakiye. Tukagira hano akazi k'umukozi, tukagiraho n'umwanya hari uzengurutsemo gutya wa dushe na toilette by'abakozi. Hanyuma hano ni aga storage, ahubwo hariho dushe na toilette y'abakozi n'akazu k'umukozi, ngira ngo biri clear, biragaragara neza, n'ibintu byiza cyane. Ikindi kandi sinajya mu byumba ntaberetse uno muryango. Ushobora kwinjirira hano cyangwa ukahasohokera muri korodoro, cyangwa se ugahita usohokera hano ku gikoni. Urabona ko zose ari sorte cyangwa se entrée. Tubahaye ikaze rero, twabwiye ko ifite ibyumba 4, dushe na toilette 3, duhereye mu cyumba cy'abashyitsi. Ariko amakaro wayabonye? Ya makaro ni aya ngaya nakubwiraga. Reka muhere hano mu cyumba cy'abashyitsi gifite na dushe na toilette, reka bari nayo duheramo babanze bayibereke neza. Urabona aya mashawa ni amashawa meza y'icyitegererezo rwose, asa neza cyane. Iyi niyo dushe twakomeje. Urabona ko icyumba cyacu nacyo ni icyumba kinini cyisanzuye rwose kigari, kandi mumenyereye ko ubundi icyumba cy'abashyitsi kiba ari gitoya, ariko iki ni kinini. Kandi wite ku kintu bita amakaro, rebera no makaro ameze nk'imbaho. Urabona ko ari ya makaro meza ahenda kandi atanga ubwiza ku nzu ntagereranywa. Iki cyo cyumba cya mbere, reka mbereke n'ibindi kandi byo ni binini cyane. Tuguhaye ikaze rero ni nko kuri korodoro, ariko iriho ibyumba 3, aho dusanga chambre principale. Chambre principale tuyibereka nyuma, ariko wabonye akabati k'inkweto. Ni ahantu hajya inkweto nyinshi. Mbese nakubwira iki? Hano hagize madamu, hano hakajya iza bosi. Urabona ko ari ibintu byiza. Reka mitemera kuri kino cyumba akibanyerekere neza. Icyumba cyo dukunda kwita ibyumba by'abana, ariko Kigali. Ndebera size nawe, reba ingano y'icyumba. Urabona ko ari kinini kandi cyane. Twakomeje rero, hano turazana umwanya wa wundi usohoka ujya mu gikari. Noneho reba ikindi cyumba aricyo cya 3. Urabona ko ari cyiza cyane, kimeze neza cyane, bifite size nini rwose nkuko nabikubwiye. Tuguhaye ikaze rero kuri no bathroom. Babarira ibanyerekera ikoreshwa n'ibi byumba 2. Ni ukuvuga ngo zino rooms 2 zisharinga iyi bathroom. Urabona ko ari sawa kandi cyane. Ndabizi amatsiko yabisha, ariko chambre principale yo ewana ni irundi rwego. Ni chambre nziza cyane yakataraboneka. Wabonye shawa? Urabona ukuntu ari nziza, mbese ni shawa z'ikinyejana. Ni karibu muri chambre principale, icyumba cya boss. Mbese isubu ndaheraye. Reka mpere muri bathroom yacyo nkiriwe njya kure, ndebera noneho icyo bita itandukaniro n'ibindi byumba. Urabona ukuntu ari cyiza, kandi iyi nzu ikintu nayikundiye, wayigura uwo munsi wahita wimuka rwose, cyangwa se ugahita ushyiramo umupangayi, kuko irakorobye, irarangiye, irasa neza cyane. Ni inzu nziza yo ntakubwira rwose. Sinzi namwe ijisho rirabaha. Ni inzu nziza y'icyitegererezo, imeze neza cyane, ukwiye kubugura niba ufite iyo bishe. Reka nkomereza hano muri dressing cyangwa se vestiaire. Ni vestiaire nziza irimo garde-robe nini yisanzuye, imeze neza cyane. Urabona ko ari sawa. Icyumba rero ngiki nawe ihera ijisho. Ni icyumba kari ikibuga, niba ukuntu kingana. Ni icyumba cyiza cyane, gifiteho umucyo mwinshi bitewe n'itara ririmo. Ndebera plafo, ariko abantu basigaye batera amarange ni abantu kabisa baba specialiste mu bintu by'amarange, kubera ko urabona ko babikora neza cyane. Ndebera nk'aka gatara noneho kari aha ngaha, ushobora kuzimya ariya matara ukicanira aka ngaka. Urabona ko wazajya ubona urumuri rwiza ruhagije. Urimo urabona icyumba gusa, kandi ubona kuvuga ngo uno mwanya ni uw'icyumba gusa, n'uwa matera, matera, kubera ko hariya hari vestiaire irimo garde-robe. Urabona ko hisanzuye kandi ari hagari cyane. Sinasoza rero ntaberetse n'aka kabariko kari kuri chambre principale. Urabona ko ari akabariko keza nako wateraho intebe. Mbese iyi nzu irisanzuye pe, kurya iri mu buso bunini
nayo iranisanzuye, urabona ko ifite umwanya mwinshi, kandi noneho kano kabarikoni ka hano gafite privacy kuko urabona gakikijwe n'ibikuta, ushobora kwicara hano ukabumedita cyangwa se wisomera ibitabo cyangwa se unywa n'agakawa kawe, urabona ko byaba bigenda neza cyane kuko still ubu gifite view nziza cyane. Nshuti bakunzi rero ba Kigali House, mwakoze cyane, namwe mukoze subscribe, ndabashimiye cyane. Icyo niyemeje ni ukujya mbaha ibintu byiza kandi cyane buri munsi, sinzabatererana, nzajya mbazanira imari za byungura za Shuwadiro, namwe mugure ubundi mumpembe neza, twese ubuzima bukomeze. Mwakoze cyane rero, mukomeze mukore subscribe, mukore share na comment, mutere komanteri kugira ngo tumenye ibyo tuba dukora niba biba byabagezeho, kandi natwe biduhe motivation umunsi ku munsi wo kongera kugaruka tubazaniye ibishya buri munsi kandi bidutera imbaraga. So murakoze rero, mukomeze kugubwa neza, dukomeza kubifuriza kugira Imana n'amafaranga umunsi ku munsi.